tuzashinga akabati era mu ijuru tuzashinga akabati ayiwe bapasiteri mubona asa tubera umupimbi abana mnabwiye mujye mukorera Imana mugifite imbaraga nibyo papa ijambo ry'Imana ravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo mugiye utabikoze ukiri umusore reba nkawe wowe mbona ntazi byawe rwose Imanishije umwanya wo gusura ngo mba ndi mukende maje gukorera abi papa iki ni ikiraro Imana sitagufashije ngo iguhe imbaraga ikigenda wagikora gute wa kire abo nari ngari mu nde Imana itaguha imbaraga ntacyo usenga nibyo byawe mwana wa pasiteri wakabaye uza wambaye ibisenge iwi wabuze ipantaro nzima kujya n'ibintu byacitse ndorera na reba ahantu igeze ako vi aha ngaha bari sawa kuba uri mukuru w'uyu akaba kurusha agaciro akaba yumva ko agomba gukorera Imana kandi ameze neza biguhesha akahe gaciro ariko kuki utumva sha nta gusokoza ntaki gusa ibi ngibi urabona byo biguhesha amahoro nzakure kujya kubikirara cyangwa nzakubyaruke ikintu cya mbere ni akazi njye ndanigira mu kiyede byo gusanga muzaye mwijyana nanjye bibaye ari ku cyumweru undi munsi nzakwereka ndabona pasitaje pasitaje mobe pasitaje sashimwe Yesu ashimwe cyane reka tugezeho abashyitsi ndabona pasitaje mobe aje reka twakire abashyitsi atugezeho n'ijambo ry'Imana abona akomereze Yesu ashimwe cyane teraniro murakoze kumpa umwanya Yesu ashimwe abavandimwe bansabye rero kwakira abashyitsi twazanye ndetse no kugira ngo mbagezeho ubutumwa bwiza Imana yampaye ngo mbagezeho uyu ni umuhungu wanjye ni umwana wa kabiri rwose kuba tutajyaga tuzana amaze iminsi ari kwiga iby'ivugabutumwa muri kaminuza Imana imuhe umugisha turi kumwe hangaha nkuko rero yamaze kumubabwira niwe muto kuri uyu iyi ni imfura yanjye niwe mukuru ako no mu mafuta akaba mukuru ako n'umwana Imana yishimira yitwa Kaboyi jya mu bandi ariko ngo hari n'andi mazina yise ngo za AKA ngo ni Bob Marley AKA Bushido kubw'amahirwe rero nubwo mutajya mumubona turi kumwe ntabwo twajyaga tuzana kuko amaze iminsi ari mu nzu y'imbohe hariya za Mageragere nubwo rero yari ari muri icyo gihodi ariko nagize amahirwe rwose abasha kuba yatoroka avuga ngo amen ariko aratoroka avamo ubu ngubu turi kumwe ndashaka ko nanjye yakizwa rwose ibindi Imana iduhana umugisha Yesu yari yarabivuze Jesus yari yarabitubwiye haleluya Yesu ashimwe rero Yesu ashimwe Yesu ashimwe sha rero mbere yuko ntangira iby'Imana yampaye kubagezaho kamanze nshima Imana ho gato bagezeho ubutumwa Imana yangeneye muri kiriya cyumweru gishize rwose nahuye n'ibigerageza guhera ku wa mbere ubwo ngubwo nagize gutya umwana wanjye bararwaye arwara inzoka ariko mujyanye kwa muganga bamuha ibinini bya vitamine yego ibyo ngibyo biza gucamo arakira ku wa kabiri rero nabwo undi nawe bararwaye ndavuga ati kuko ni amadayimoni cyangwa ni iki mvugira ariko ngo Imana yarabikoze Imana bigize gutya ibinyoherereje umuganga sha muganga ariko kabuhari yahiriye imiti y'ibyatsi aravuga ati umwana muhe umwana ahita akira gutya nanjye ariko ngiye kumva numva mu nda kudogera kubera ko wenda ari ya mibereho y'abarokore ariko Imana igira gutya irabigomorora byose birasohoka iyo twakijijwe vuga ngo gukizwa twakijijwe Imana iraturinda Imana iraturinda rero ubwonko bwo ku mutso wa gatatu reka nkomerezeho maze ndebe ubutumwa banyandikiye agaki ndebe neza miliyoni mukeka sikara y'ubukode bw'urusengero cyane y'ubukode bw'inzu zawe nayikino tukoma amashyi urusengero ngo rurubatswe amashyi ndabura kuvugurura amazu yanjye kugira ngo ndayavuguruye ariko kutavuga sha ndayavuguruye umva amazu yanjye kuyavugurura undi wese ushaka gukodesha sha ntajya gupangira
amafaranga yanjye ngo insengero ngo zirubatswe ahubwo ngubwo amateraniro si pastor wagiye ubwo pasiteri agiye rero reka bareka ikimbesi ubwo papa agiye sinye ugiye kumusembura n'ubu twazigeze umwanya wo gutura bareka tugasoza nibature nayo yaragana iwacu Diakoni adufasha akajya kuzana agashyitsi tugatura komeza udutura arabakeneye kubaho bashaka tukarenga n'ubundi na vie yakarenze asemana kamaze mubwire garafre ibintu byankoreye urabibonye andaburize mu iteraniro ry'abantu barenga 1000 bashana ambeshyere kuko nkumvegereza ko ako ntiyakubeshye wa gicucu zibahoze nawe ushaka kuzamwigana kabavuga ukuri mwana kandi mwana njye mbona nzagusugura tugere tugera mu Rwanda kubwira ntacyo birwaye asemana bye turamukurayo rwose ngo dukigite ku mubindi kuri byacu reka tumure nta bintu by'agahezo saka miliyoni kaje birabiranye muri buki kandi nshaka umuturanyi nyamubiri abaci none se ngo twahere tuguhiga kuko ari bibereye aha ngaha gatashaho none nabayifu twe tuje ngo dukaraga kuri bya biceri tujya ko mwabyana mushinabwe ko mugomba kureka amayoga none mushaka hano hari akanyarwanda bakaraga muri awundi ko tubirangiza ntago twanywa inyarwanda wapi ibyeri gusa amafaranga n'ayanjye n'inzu nazubatse ko ntaramushaka bivuze ngo yanababyaye nyuma bivuze ngo nta ruhare muyafite baze nawe ndashaka urwo rwagwa mubireke mwabyo baze nawe amasaka kuno ntago nzava mu materaniro kabisa ndi mu Kristo tuyinde miliyoni iyi niyo business kabisa ariko mwana uzi n'ikintu hari n'abapasiteri bigeze abatoza ku ngufu ngiye nshaka gufata nkabara bose nkabamara mu gihugu kandi igihe ugomba kurara ndabona we tuzabahiga bose mpaka tubahura mu Kristo utuye miliyoni abantu bakunda umurimo w'Imana sinakubwiraga dore ngabo bandi bashaka guturaga pastor wewe ntabwo urimo ushaka guturaga utunda nuna amasero n'amagira gute twebwe shama ko yacu tuyahanga kuwiteka basi turakujyana uramfungira he turakujyana abo ngo tugenda Jotana abajana mu bate wigize uziniki nitanga turana kuyiga chanara yamaye ngata toka satani ngizina rya Yesu Voice Rovia umugore wanjye mu muncungire hari ibigabo bimaze iminsi bimwirukaho bishaka kuzajya binca inyuma kandi ntimubwire icyaha nakoze ntimwambwire ko ndi muri gereza ninjya nzamubwira ko narindi kanyarira nzakugurira akantu nimvamo